nongeye kubasuhuza ni Mukakamanzi Marthe nk'ibisanzwe. Ubushize twagiranye ikiganiro ku barebana n'abafite ubumuga. N'uyu munsi nari ngarutse kugira ngo twongere tuganire. Nkaba nihanganisha abadafite ubuzima bwiza uyu munsi, ndavuga abarwaye, abafunzwe n'abandi bafite ibibazo bitandukanye. Bihangane, ntago ariko bizahora. Imana ibari hafi kandi yiteguye kutugirira neza. Muraho Madamu Marthe. Muraho neza, muramahoro. Abaduteze amatwi nitwa Ntugende, nkaba nifuje kujyana ikiganiro kugira ngo dusobanukirwe ku bibazo by'abafite ubumuga. Ubundi bigoye kuvuga ubumuga, ariko mu busanzwe ubumuga ni ukubura urugingo, ubuze urugingo rumwe cyangwa nyinshi, cyangwa se ufite za ngingo ariko zidakora neza, bityo ukagira inzitizi zo gukora ibyo udafite ubumuga yakora. Ariko ukaba uramutse ukuriweho za nzitizi, wabasha gukora nawe nk'ibyo wa wundi udafite ubumuga yakora. Dukomeje kubaza ibyo bibazo, ni iki cyaba gitera ubumuga? Ubumuga buterwa n'ibintu byinshi. Hari ubumuga abantu bavukana. Urabona nk'abana bavukana uturenge turebana, buriya ni ubumuga abantu bavukana. Hari ubumuga bw'abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe, bitewe n'uburyo bavutsemo, kubera ko bagize ingorane mu kuvuka, bityo bakavuka bafite ubumuga bwo mu mutwe. Ariko hari n'ubundi bumuga bushobora guterwa no kuba umuntu atarakingiwe. Ntanga urugero nk'imbasa, ushobora kuzabona uri umwana cyangwa se ukuze, kubera ko utabonye rwa rukingo ruzakurinda imbasa. Hari ubumuga buterwa n'impanuka. Cya gihe ugize impanuka y'imodoka, igare, moto, indege, ukaba wacika amaguru, amaboko, bikaba byakuviramo kutabona cyangwa se kutumva. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutera ubumuga. Dukomeze. Ese wambwira ubwoko bw'ubumuga? Kugeza ubu ngubu mu Rwanda, mbere twabaraga ubwoko bune bw'ubumuga, ariko ubu ngubu tubara ubumuga bugera no kuri burindwi. Hari ubumuga bw'ingingo, hari ubumuga bwo kutabona, hari ubumuga bwo kutumva, hari ubumuga bwo kutavuga, yewe hari n'ababukomatanya. Buriya bumuga bwo kutumva ntunavuge. Noneho hakaba ubumuga bw'ubugufi bukabije, abandi ugasanga bafite ubumuga bw'inyonjo, abandi bafite ubumuga bw'uruhu rwera. Ubwo bwose ni ubwoko bw'ubumuga tubarura mu Rwanda. Tumaze kumva igitera ubumuga, ese birashoboka kwirinda ubumuga? Rimwe na rimwe birashoboka, nibyo. Hari ibishobora kwirindwa. Niba ukingije umwana wawe ku gihe, akabona rwa rukingo ruzamurinda imbasa, kuko abafite ubumuga 80% usanga ari abafite ubumuga bw'imbasa. Aramutse abonye urukingo ku gihe, ushobora kuba umurinze bwa bumuga. Ariko hari n'ubundi bumuga udashobora kwirinda, nk'impanuka y'imodoka, impanuka y'igare cyangwa moto cyangwa indege, ntabwo uzabasha kubyirinda. Ariko uburyo kitugiramo abashoferi ni ukugabanya umuvuduko, bakagenda ku muvuduko mwiza kugira ngo birinde za mpanuka, kwirinda kugenda bavugira ku matelefone, ibintu byose bishobora gutera impanuka bakabyirinda. Bityo uzaba ufashije abantu kwirinda ubumuga. Muri rusange ubumuga ufite ubumuga muri sosiyete nyarwanda mu myaka ya kera n'iy'ubu, urabona itandukaniro ari irihe? Uko ufite ubumuga afashwe muri sosiyete ubu ngubu bitandukanye n'uko kera byahoze. Kera yenda nihereyeho nko mu gihe cyacu cyangwa se n'abambanjirije,
kuko nanjye mfite ubumuga. Kera wabaga ufite ubumuga ukaba uri nk'ikinegu mu muryango, bakagufasha nk'aho uri nka shitani ivutse, cyangwa se ngo uri umuvumo, cyangwa se ngo uje utera umwaku, bityo bigatera ababyeyi bakubyaye ipfunwe. Abenshi ugasanga barabahisha mu mazu, ntabwo basohoka, ntabwo bagera hanze. Ukazasanga havuyemo ingaruka y'uko niba wari umugaye amaguru, ugiye no kumugara n'ururimi ntuzabashe kuvuga, kuko nta bantu mubasha kubona muganira cyangwa bakongerera uburyo bwo kuvuga. Ariko uyu munsi abantu barajijutse, abantu bamenye ufite ubumuga uko ameze n'uko yatwarwa muri sosiyete. Ubu baratwumva. Uzi ko kera batwitaga amazina bagendeye ku bumuga dufite, ngo turi ba ruhuma, ngo igipfamatwi, ngo kiragi, ngo terigeri, ngo gasekuru. Uzi kwita umuntu ngo ni ikirema, kandi uzi ko ikirema ari Imana. Ngo ni igicumba, kandi uzi ko igicumba ari umwotsi cyangwa ari umwuko. Ariko ugasanga ngo ni ikimuga, kandi uzi ko ikimuga bagihunikamo imyaka. Ukumva umuntu ngo ni nyamweru. Ese umuntu wa nyamweru abaho? Ukumva ngo umuntu ngo ni kaboko, ngo ni kaguru moya, ngo ni terigeri. Ayo mazina yose yaradupfobyaga, akadukura mu nteko z'abantu, akadushyira mu nteko z'ibintu. Akaba ari nacyo cyane dushimira leta y'ubumwe bwacu, ko ayo mazina yabaye kirazira uyu munsi. Ntago bavuga umuntu ugendana ubumuga cyangwa umuntu umugaye gusa, kuko umuntu abana n'icyo akunda. Nta muntu wishimira kuba yabana n'ubumuga, ahubwo umuntu afite ubumuga kuko isaha n'isaha ushobora kugira ubumuga. Ndumva hari ngusubije. Ndabyumva. Nakomeza kubaza ikindi kibazo, kuko akenshi tujya twumva urugo rwa gatagara. Ese urwo gatagara yaherereye he? Aba yakoraga iki? Twumva ko twajya mu n'ishuri wenda rya kera, niba kidusobanuro byimbitse urugo rwa gatagara ni iki? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Urugo rwa gatagara ni urugo twebwe twarerewemo. Ni urugo rwashinzwe mu 1960, rushinzwe n'umupadiri witwaga Ndagijimana Frepo. Ndagijimana ni izina yahawe ry'ubwenegihugu kuko yakunze abanyarwanda, akabana nabo akifuza kubaho nkabo. Yadukuye mu bwigunge, hahandi twabaga munsi y'ibitanda, munsi y'urutara, nako ibitanda ntibyabagaho. Yadukuye hahandi mu mazu aho twahishwaga, adushingira urugo, urwo ngurwo rwa gatagara, aturereramo, aratwambika, aratuvuza, aratwigisha, aduha kuba abantu. Uyu munsi agaciro dufite tugakesha uwo mubyeyi, nubwo yatabarutse, Imana izamwakira iteka kandi izajya ihora imuha amahoro n'umugisha. Urugo rwa gatagara rero nkatwe twarubayemo, hari iwacu, ndetse hasumba n'iwacu twavukiye, kuko ni rwa rugo twaboneyemo umunezero twari twarambuwe n'isi. Ni hahandi twabagaho nk'abana b'abazungu, twaryaga neza, twambaraga neza, twabaga dufite isuku, ku buryo abantu benshi nk'aho mvuka abana bifuzaga kumugara kugira ngo base nanjye. Twabashije kugera ku bintu byinshi kubera urugo rwa gatagara. Iyo wageraga i Gatagara habaga hari serivisi zitandukanye. Ukinjira hari serivisi sosiyale yakwakiraga. Nimba ivuga, hari abafite ubumuga bagenzi banjye babaye mu rugo rwa gatagara, yenda tuzagira n'ikiganiro cyihariye cyo kuvuga kuri gatagara gusa, kuko gatagara ntabwo ari akantu wavuga mu isegonda. Icyo gihe nitugaruka ku kiganiro tuzanonosora neza uburere
twahawe muri Gatagara, uko twaryaga, uko twambaraga, uko batujyanaga kwiga. Muzi ko kera amashuri yabaga ari mu misozi, ahantu hacunshumuka cyangwa haterera. Twebwe baturemeye ikintu bitaga amakipe, abagira neza bifuza gufasha Padiri Frepo bagashinga inzu ahantu, bakakira abana bakeya bafite ubumuga kugira ngo babegereze ishuri, babegereze kiliziya, babegereze isoko, babegereze amavuriro, kuko nibyo bintu by'ibanze umuntu ufite ubumuga aba akeneye. Bityo niba ibyo byose wabibonye, nta kindi kintu wasabaga, ikindi wasabwaga ni ukwiga ukamenya, kuko uyu munsi ntago bakimfata nk'umuntu w'imburamumaro nk'uko kera byari biri, ahubwo ubu ngubu ndi umuntu w'umumaro, kuko ntanga umusanzu wanjye muri leta, ngatanga umusanzu wanjye mu muryango, nkafasha abaturanyi n'inshuti. Ndi umuntu ushobora gutanga inama yubaka igihugu, ndi umuntu ushobora kugira ikindi nigisha abandi kugira ngo nabo bazamuke, ngafata akaboko uri hasi kugira ngo nawe azamuke agere ku iterambere rirambye. Tugeze ku musozo, ariko ikibazo cyo nashaka kukubaza, hari ibyo mushima mugaya mwifuza kuri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda? Umbajije neza. Hari byinshi tukifuza kuri leta y'ubumwe, kuko mbere na mbere tubanze dushime leta y'ubumwe. Hari byinshi cyane 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 ntarondora ibasha kudukorera. Uyu munsi turabasha kubona insimburangingo n'inyunganirangingo kuri mituweli do sante. Ubwo kera hari abari barasubiye gukambakamba kubera yuko bari barabuze insimburangingo. Uyu munsi ufite ubumuga yahawe ijambo. Ikimenyimenyi dufite n'umudepite mu nteko. Ikindi twashima leta y'ubumwe ni uko yatwitayeho mu mashuri. Niyo utabashije gukomeza ya mashuri, ukora amashuri y'imyuga kugira ngo bakurinde kujya gusabiriza. Uyu munsi nicyo turi kurwana nacyo. Hari benshi biyitirira ubumuga kugira ngo bajye gusabiriza batanafite ubumuga. Uyu munsi dufite gahunda yo kurwanya gusabiriza kw'abafite ubumuga mu muhanda. Ndetse muri Kigali, umujyi wa Kigali warabitangiye, aho twahuye na ba bantu basabiriza mu muhanda kugira ngo tubumve, tuganire nabo. Nanjye ndi mu nzego z'abafite ubumuga, kuko dufite inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga iduhuza bita NCPD. Iyo ngiyo niwo muyoboro dufite, ducishamo ibibazo byose, ducishamo ibyifuzo kugira ngo ibyinshi bibashe gusubizwa. Ariko ntago twabura no kugaya ahantu hamwe na hamwe hagipfobya abafite ubumuga, nk'imirenge, reka mvuge nk'imirenge imwe n'imwe yubatswe ubu vuba ariko itaratanze inzira z'abantu bafite ubumuga. Reba nk'umurenge wa Gitega, iyo ugiye kwaka serivisi uguma munsi y'amayesikariye. Iyo ufite igare ugomba gutuma ujya kukugerera ku muyobozi kugira ngo amubwire ikibazo ufite. Ni ukuvuga ngo iyo utumye ntabwo wemera neza ko igitekerezo cyawe cyakiriwe neza nk'uko ubishaka. Ariko tugashimira n'indi mirenge, nk'umurenge wa Kinyinya wakoze inzira nziza cyane rwose z'abantu bafite ubumuga, ku buryo ufite igare azamuka neza akagera muri etaje yose akayizenguruka nta muntu umusukuma. Ariko tukaba twanifuza yuko n'izindi nzego za leta n'iz'abikorera ku giti cyabo bakomeza guha agaciro ufite ubumuga, badukorera inzira nziza tubasha gucamo, bakuraho n'izindi nzitizi zose zibangamira umuntu ufite ubumuga. Bityo natwe twisange muri sosiyete, dukomeze dutange serivisi nk'abandi banyarwanda, kandi tugirirwe icyizere, kuko kumugara ntago bivuga kubura ubushobozi. Babivuga neza mu Cyongereza ngo disability is not inability. Birumvikana neza yuko ufite ubumuga hari byinshi ashobora gukora, hari byinshi
ashobora kugeza ku banyarwanda ndetse no ku banyamahanga nakurirwaho za nzitizi zituma amugara. Nkaba ngushimira, ndagushimira cyane kuba wemeye kuza kuganira nanjye. Ndibwira yuko ikiganiro kibaye kigufi, ariko ubutaha tuzagenda dufata ingingo imwe imwe tuyiganireho kugira ngo n'abandi bose bafite ibibazo nk'ibyawe, ibibazo byo kudasobanukirwa n'ufite ubumuga, ibibazo byo kudasobanukirwa n'ubumuga nyirizina, bose basobanukirwe, bityo dusenyere ku mugozi umwe. Madamu Marita, ndagushimiye. Nashimira abandi twabashije gufatanya gukora iki kiganiro ku byerekeranye n'abafite ubumuga. Turasobanukiwe, ndizera ko tuzakomeza kuganira tugasobanukirwa neza byimbitse ku bibazo by'abafite ubumuga. Mwakoze ababashije gukurikira iki kiganiro. Nkaba nabasabaga kucyumva neza mukakirangiza, mugakora subscribe, mugakora like, mugatanga ibitekerezo muri comment, kandi tukaba twifuza nuko mu sharinga cyangwa se muhereza iki kiganiro abandi mubana ku mbuga hirya hino, kugira ngo bazajye babasha kubona buri gihe ikiganiro uko tugisohoye, baba mbere mu kugikurikira no kuduha ibitekerezo. Biremewe kuba waca inbox ukambwira. Telefone yanjye 0782683312. Waba mu Rwanda waba mu mahanga, ibitekerezo byawe ni ingenzi, kandi ndabakangurira gufasha cyane ufite ubumuga kugira ngo nawe agere ku iterambere rirambye. Mwinjire cyane mu cyaro, kuko mu mujyi ho turabavuga rikijyana, ariko mu cyaro cyane cyane dukoreye ubuvugizi, babona ubufasha. Hari abantu bafite imitima myiza, ndabizi, bafite ubushake bwo gufasha. Nibamara kubona iki kiganiro bazambaza uburyo ki twafasha aba bantu kugira ngo bave mu bwigunge, kugira ngo nabo bagere ku iterambere rirambye nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika aridushishikariza. Kandi nshishikariza abanyarwanda bose, cyane cyane n'abafite ubumuga, kuzitabira amatora ya Perezida wa Repubulika turi mu gutegura, kugira ngo tuzabe ba mbere mu kumuhundagazaho amajwi, kuko akunda abafite ubumuga kandi arabafasha iminsi yose. Murakoze cyane.